yawe mana tawa ukiza indwara we ntawayirondora ineza yawe mana ntawayirondora we. Urukundo rw'Imana cyangwa se ineza y'Imana inkura ku iseta ngiye kubagwa kugurirwamo burusheti. Ariko uyu munsi noneho hahiye koko. Reba ikintu kirimo rwose, urareba rwose. Akase gaturutse nyine nta nyine birebe. Mushumba urabibona ute? Ndabona bifite amafoto. Bifite amatsiko nanjye. Amaya ari uyu munsi n'uzuye. Ya turabasuje nshuti bakunzi ba Kiyana TV show. Amahoro Imana itanga nabane namwe. Rero aka kanya imbere ya kamera tuhafite umutumirwa wanjye we ubasuzana Jean Marie. Mukozi w'Imana umeze neza? Ndashima Imana. Umeze neza ariko cyane. Imbaraga z'Imana ziri kumwe nawe. Haleluya. Umeze ute? Ndashima gitari. Umunsi wawe umeze ute? Umunsi wanjye nawutangiye neza. Nabonye neza y'Imana. Yego. Yego. Gute se bitubwire? Niko umuntu ose wimenesha ngamwana. Nyine tubwire ineza y'Imana. Uko natangiye umunsi. Yego tubwire ineza y'Imana wabonye tubwire uti. Ineza y'Imana nabonye nuko nabyutse amahoro, nabyutse biremera. Ndashaka kubwira ko hari umuntu ngubu waryamye ariko ntakanguke. Sibyo? Hari umuntu wabyutse akajya mu kazi ariko ntabwo yashoboye gusubira mu rugo. Cyane. Hari umuntu muri aka kanya uryamye mu bitaro. Udashobora kugenda ngo ajye nkuko nawe wabyutse ukagenda cyane. Rero kuvuga ngo nabonye neza y'Imana nibe byose nashingiyeho. Kuko Imana tuyibona umunsi ku munsi. Yego. Buriya jambo ari nubyuka. Ugasanga urahumeka. Yego. Ugakandagira ukabona uratambutse. Ntukabitwara uko wiboneye. Iyo ni neza y'Imana. Ni neza y'Imana. Yego. Rero nagira ngo ubwire abantu baduteze amatwi amazina. Ubundi nta nindi topic nshaka ko tuvugaho, reka twivugire ku neza y'Imana. Amazina yanjye ni Joy Murenzi. Ndi umubyeyi ushima Imana. Yego. Ukijijwe. Ndi umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ibindi Imana iduhana n'umugisha. Senga nk'umukozi w'Imana ubundi twinjire mu kiganiro. Data mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje kuri Imana nziza. Twibutse ko twabyutse bikemera. Amen. Twibutse ko hari abadukurikira muri aka kanya babyutse bikemera. Ariko tuterengagijeho hari nabo byanze. Mwami w'abami turagushimye. Ubihimbarizwe mukunzi mwiza. Tugushimira urukundo rwawe, tugushimiye kurinda kwawe gukomeye, tugushimiye neza yawe. Habwe kuzo n'icyubahiro. Ubora wa Siyoni ngiye kujya muri kiganiro. Ndasenze ngo Imana ukubane nanjye. Ijambo ryose ndibuvuge. Vuge mubwirijwe nawe. Urakoze kuri Imana nziza. Mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ineza y'Imana. Ineza y'Imana. Ase iyo bavuze ineza y'Imana ubundi wumva iki? Banumva nezerewe. Hari umuririmbyi wuzuye mu tarangije arimba ngo ineza yawe ntawayirondora. Ineza yawe Mana ntawayirondora we. Ariko ibyo ntuzabishyiremo kuko ntabwo ndi umuririmbyi. Oya ngomba kubishyiramo ahubwo wagira ngo uri mu mwuka. Ukivuga ku neza ari umuntu wakuntumyeho. Cyakora uri buze gusenga Imana imukubwire. Yambwiye ngo umutumire uze kumumpera aka kana. Ariko uyu munsi noneho hahiye koko. Reba ikintu kirimo rwose, urareba rwose. Akase gaturutse nyine nta nyine birebe. Mushumba urabibona ute? Ndabona bifite amafoto. Bifite amatsiko nanjye. Amaya ari uyu munsi n'uzuye. Urebe nyine umwuka ari kugenda akubwira. Hanyuma se namugana abana bundi bavuga ngo izi staff tuzi kwe. Kamara gasani. Uramo rwose. Ibindi byose ndi bikuremo ndabona ari rwose niba ari ibanga. Ariko ndabibereye. Wow. Ariko urukundo ruracyariho. Ziranahumura. Wow. So rero urareba ko uwantumye dufatire mikoro nacyo dukomeze tuganire ku neza y'Imana. Izo singe uziguhaye nyine n'uwantumye arambwira ati uzimumpere. Ubwo wenda niba ari buce mu gikara akaguhamagara I don't know. Icyo nzi cyo nuko ncoje ibyo yambwiye nta bindi. Oh haleluya. Uramuketse ariko? Ntabwo ndamukeka ariko uwo ari wese azankurikirana. Ndagushimiye. Imana iguhe umugisha. Imana ikwagure.
imana uko wantekerejeho Amen. ukanyoherereza izi ndabyo Yego. nawe ariko imana igutekerezaho Wow. igutungure Aha. nk'uko ntunguye Wow. amahirwe y'imana ajya kuba azaba akarande kuri wowe. Amen. Shalom shalom. Mbibutse ko uyu munsi ari ku itariki 14 z'ukwa kabiri. Ubwo bantu badukurikiye 14 z'ukwa kabiri sinzi. Ese urashaka kuvuga ko nanjye mfite umukunzi wanyohereje indabyo? None Ariko byashoboka. None se atari umukunzi umuntu ntacyo, reka dutaruke tugende, nta kibindi ni nyuma ya kamera. Mbikane n'ibi bintu bindi by'ibanga. Yego rwose akira mu nshyirire inyuma aho ngaho. mufashe. Aha. Wow. Aha. Uyu munsi Imana irantunguye cyane. Ku mugoroba rwose. Ni ukuri. Ya. Ariko umeze neza. Ndashima Imana. Aha. Ineza y'Imana. Ineza y'Imana. Iyo bavuze ineza y'Imana wumva iki? Uhita utekereza ibyo yagukoreye. Yego. Uhita utekereza byonyine kuri hari abandi bapfuye. Uhita ubona imirimo ikambaye Imana Hano hari yakoze. n'undi mukozi w'Imana wije, reka tumwakire. Amen. Patrick. Amen. Umeze neza? Ngenda umuntu umeze neza cyane. Urashima Imana? Ni ukuri kuyera. Amen. Karibu karibu. Akira nguhe mikoro, ngiye mfite indi hano. Akira rwose. Amen. Tugiye kuvuga tugiye kuvuga ku cyo bita ineza y'Imana. Yego. Ineza y'Imana. Ineza y'Imana. Ariko ubundi muraho? Muraho neza. Amazina ni ndetse. Mbo amazina ni Prophet Patrick. Yego. Muraho reka musubize. Yesu ashimwe. Muraho neza. Karibu karibu mu kiganiro. Yego cyane. Imana ibaho umugisha cyane kunyakira. kunyakira. Dutunga tubazi neza y'Imana kandi nazo ko ari byo twibuka. Ninji yankuruza ukuboko ari kugira ati ngwino ngo murana umumure surprise nanjye kanya rwose. Muvuga ngo ku neza y'Imana ninjiye numva biri kunkurura ibintu byitwa ngo ineza y'Imana. Yego. Buri yumva mbabwire ineza y'Imana. Yego. Reka twihereho. Reka twihereho. Tubaye tuvuga ibyacu. Iby'Imana yadukoreye. Twibonesheje n'amaso yacu. Yego. Atari ibintu tuvuga ngo turabikura handi. Yego. Reka tuvuga ngo nta wundi muntu wagukura ku iseta ugiye kubagwa. Nta numwe. Usibye ineza y'Imana. Usibye ineza y'Imana. Aho abandi bagiye bagapfa. Niho twaboneye ubuzima kubera ineza y'Imana. Bina. Ineza y'Imana ituma umuntu wo muri uyu mujyi wa Kigali Yego. adahinga. Yego. Yambara. Abana bakiga. Nta karima k'igikona agira. Amina. Ni ineza y'Imana. Ineza y'Imana ituma umuntu atwita abana babiri. Yes, Umwe akavuka undi agacaho. Kandi umuntu agakomeza akabaho. Umuranshotora. Ni ineza y'Imana. Twarayibonye iratabara rero. Haleluya. Yo, yes. Mbabwire ko abantu banadukurikiye barabibona, muraberewe by the way. Wenda hasi abantu ntibari no kuhabona, ariko hejuru mwambaye imyeru mwese. Cyane. Umweru hari ikintu uvuga reka. Ni neza kandi ni mu mibyizi. Umweru hari ikintu uvuga. Iki kiganiro tugikoze kwa gatanu. Ni mu mibyizi. Umuti muri pure. Cyane. Wejejwe. Turezejwe. Kubera ineza y'Imana. Ninde muntu ubona ineza y'Imana? Eske abantu bose babona ineza y'Imana? Umva rero. Reka nyigusubize. Mu buryo bworoshye cyane. Ubundi ngo urukundo rw'Imana cyangwa ineza y'Imana isumba inyanja. Noneho ngo urukundo rwayo ngo ruramanuka. Niko umuririmbyi yavuze. Ngo nikuzimu rugira ute? Rugerayo. Babyumvishije? Bishatse kuvuga iki? Ineza y'Imana iragenda igatumbagira ikagera ku muntu wese wifuje kubona ineza yayo. Ahubwo avuga ngo abagaruka kwibuka ineza y'Imana bakibuka ko byabini ari ya neza y'Imana ni bangahe? Ako kantu uvuze niko ni ukuvuga buri wese ashobora kubona buri wese ineza y'Imana yayibona. Ahubwo abagaruka bakumva ko ari ineza y'Imana iyabikoze, atari amaboko ya ba anko, atari amaboko ya ba anti, atari amaboko y'imiryango y'iwabo, bakumva ko ari ifeva y'Imana ni bangahe? Siko hano ariko amugana ariho hari ikibazo. Naho ineza y'Imana. Uyu mubyeyi aravuze ati ibaze kubona ineza y'Imana umuntu abyara akabyara yari kubyara abana babiri, umwe akagenda undi akabaho, umubyeyi agakomeza akabaho kandi byari ibintu bikomeye cyane. Ntago ari we kuba bivuze, ntago ari wenyine bibaho.
ariko kuba yarabyise ineza y'Imana nicyo gitangaje. uzi impamvu Aha. reka musubize kuko hari abavuze bati ni abaganga. uzi impamvu ntabwo ari abaganga, ko abaganga reka nkubwire ikintu kimwe. Ntabwo umuganga yakuvura iyi ndi barimo n'indi imwe, sibyo? Abana barimo bari mu ngobyi zitandukanye, umwe arasohotse undi abayeho. Nta muganga ntacyo yabikoraho kuko ntabwo ari wazishyizemo, ntabwo ari wazirenze. Undi agumyemo agejeje igihe cye, mbese umwe agumyemo undi agumamo arakura, asohokamo ari muzima neza ntacyo ubu afite imyaka 16. iyi ni imbaraga z'Imana. ni neza y'iki? nta muganga wabikora, ni ya neza y'Imana. Ujya ubona umuntu avuga Imana ukavuga ngo ari kuriya ni umusazi, ariko kuriya ko navuga Imana byaturutse niyo neza y'Imana aba yibutse. Yes, ngo ndavuga iyo neza, ndavuga iyo neza ihambaye sha, turavuga ineza ihambaye, turavuga ineza ihambaye. buriya iyo ujya kugira ibyo bimbano by'umwuka uvuga ineza, nuko uba wibuka ineza Imana yakugiriye, ikagutoranya mu magana menshi, ikaba ari wowe yigirira. Erega hari abantu benshi bafite ibyo bashaka ku Mana, ariko hari ukuntu dutitiriza. Reka nkubwire, nakunze kwigisha kuri Zakayo. Zakayo ari mu bantu benshi, Zakayo ari mugufi, Zakayo yarangije yurira igiti. Buriya yakoresha imbaraga zikomeye kugira ngo abone ineza y'Imana, kandi amaze kurira igiti koko Yesu Kristo ngo arahindukira aramureba, arabati Zakayo manuka, uyu munsi ndarari wawe. Uriya mugabo yashaka ineza y'Imana, yashaka ineza y'Imana. Uriya mugabo hari ibintu yashaka kuri Yesu. Amen. Haleluya. Ariko iyo neza yarayibonye kuko yaje guhinduka. Yari akahebwe, bamwitaga nk'umujura, yari umuntu mubi cyane, ariko amaze kubona ineza y'Imana, ineza ituma ahinduka, ineza ituma yishyura ibyo yibye, ineza ituma yongera gufitinga muri societe. Haleluya. Iyi neza y'Imana ndayikwifurije umudamu nkurikira, umupapa nkurikira, umwana nkurikira, haranira kureba iyo neza. Reka mbabwire, nkuko wavuze ineza zagera ku muntu wese. Yego. Ariko guharanira kuza utuma tubona iyo neza. Nakubwiye ngo Zakayo yarabyiganye. Yego. Ariruka arurira, yakoresha imbaraga nyinshi. Iyo dusenga twurira imisozi, iyo turara amajoro muri maveye dushakisha, suko twabuze amazu yo kuraramo, suko twabuze ibifatika. Oya, hari indi neza dushaka kwitanga. Amen. Hari umuntu umwe wigeze kubona ineza y'Imana. Ninjye uyoboye ikiganiro rega, buriya no kwenda muri kubyibagirwa, ariko nagira ngo ndakibuka, ariko uze kwibuka, nge ndashaka umbwira ibintu bitatu wabonyemo ineza y'Imana mbere yuko tubwira Petero na Yohana. Ndabizi niwe wari ugiye kuvuga, wowe ku giti cyawe, we Patrick, tubwira ibintu bitatu, ntugabanyeho cyangwa urenze. Ni ikihe kintu wabonye? Icyambere, njya nicara nkakurura ineza y'Imana, aho ngiye hose nkumva mfite ndifiyeri yo kuvuga ineza y'Imana. Ihambere Imana nkwe kwiseta. Iseta imeze ite? Ngo nanjye nayoboye. Ngewe sezerano bayikorera ababyeyi. Urukundo rw'Imana cyangwa se ineza y'Imana inkura kwiseta, ngiye kubagwa kugurirwamo burusheti. Ngewe kwica ngo bakurye neza, naryamye ku makoma, ukuzi ko babaga inka cyangwa ihene. Wiyemeye byarangiye, wabyemeye. Imyenda yose nayikuyemo, ngera ku makoma, mbona ibiti bisongurwa bya burusheti, mbona umuriro ucanwa, mbona abantu bafite amerwe yo kurya iki? Inyama. Numva ineza y'Imana turimo turavuga, iraje irankomanze, irambwiye ngo nubwo uryamye hano, njyewe ineza yanjye ikugezeho, ahangaha urahava amahoro. Amina. Ugende wemenye. Aha kabiri, umbwiye ibintu bitatu, reka nkomeze nanjye mbihine mvuge duke duke. Aha kabiri, ineza y'Imana nayiwe ngenda mu mufuka wa kilo 100 muri butu, simbura umwuka. Bagukize muri butu? Mu mufuka wa kilo 100. Abo bari bagiye kurya ariko. Yego. Ngenda mu mufuka, ngenda hafi umunsi wose mu mufuka wa kilo 100. Ndi mu mufuka ikideyi ibuganda, ikideyi ngendamo amasaha menshi muri butu, ngerayo ndi muzima. Iyo ni ineza y'Imana.
icya gatatu uri kumbaza indi neza y'Imana nayibonye ngiye kwiyahura kubera inzara. Umugore amaze iminsi abyaye arambwira ngo uyu mwana uzamunderere neza kuko ndumva mfuye kubera inzara. Ari umugore ubimbwira, arambwira ati uyu mwana uzamurebe, nge ndumva ndi kugenda. Mva mu rugo ngiye kwiyahura, banguka ngo utabare Kimisagara, kuko nari nzi ko nimagera byamo Kigali, nzi nimara gupfa ko abantu bari buzane peteroli, bari bugaburira umugore wanjye n'abana bakabaho, njyewe nkapfa, basi umugore n'abana bakagira ute, bakabaho. Ineza y'Imana irahansanga. Umudamu arahansanga, twasenganaga kera, ama 10,000. Siyo wabikoze, ni neza y'iki? Y'Imana. Haleluya, kaduhereze Imana yacu cyubahiro. Sumbajije bitatu ndabikubwira. Niyo mpamvu ngewe kuvuga Imana, impamvu misenza muri iki kiganiro nuko mwavuga ku neza y'Imana. Numva kwiyumanganya birahanze, numva iminwa ndayiriye, numva mbuza amahoro, ndava kubera mu rufuka kano kantu k'ineza y'Imana. Reka nzambwira abantu neza y'Imana handi. Ntabwo tuvuga ibyo twumvanya abandi. No. Turavuga ibyatubayeho. Zaburi ndirimba si y'abandi. Ntabwo ari y'abene Kora. Nge ni yanjye nayinyuzemo. Ntabwo ari ya Dawidi, ntabwo ari ya bene Kora, ni yanjye, ndubuhamya bwigendera. Niyo mpamvu abantu badukurikiranye nawe wibutse neza y'Imana babona ijambo. Haleluya. Ahubwo iyo neza nanone irimo n'inyigisho zikomeye. Abadukurikira mujye mu amaso. Urumva ko uyu nguyu yaratanzwe n'umuntu basengana. Ntabwo abantu bose bavuga Yesu bose ari abakizwa. Njyewe twarasenganaga, anavuga ati duhurira i Karama mu buvumo bwa Rugeramacumu. Abantu benshi barahazi, ni ahantu basengeye igihe kinini cyane. Masa kubera ko icyo gihe naho kuba nari mfite, nagendaga ndara mu butayu bitewe n'ahantu ho kuba nari mfite. Hanyuma duhurira aho ngo mu buvumo turasengana, aza kunyigiraho inshuti cyane. Twajya tuva ku musozi akangurira irindazi, akangurira n'icyayi, nkarya nkumva ni inshuti nziza. Umuntu umenya akamenya irindazi, numva ni inshuti nzima. Aza kumbwira ngo rero nabonye umupangu, nabonye akazi, kandi ugomba kukajyamo bitewe n'ubuzima nari ndimo. Buriya hari abantu benshi nugira ku kintu cyitwa inzara, nta kizari dakoresha inzara. Umuntu wese yagufataho ijambo. Yesu mwene Dawidi arambwira ati ngewe ndagenda nguhesha akazi, kandi uragakora uzakavanamo ibirayi, uzabaho neza. Ndavuga ati ibyo ndabyemeye. Yaranagatse rwose ati naka. Arambwira tuzarya, hari amata, hari iki. Ndavuga ati Uwiteka uzabungiriye neza. Uranshubije Uwiteka nasenze, yumva gusenga. Hanyuma ambwiye ngo ndakujyana mu mufuka wa kilo 100. Ntago natindiganje kubera ko narangamuntu nari mfite, nta cyangombwa nari mfite. Nibaza ubundi bugero birancanga. Yagukize mu mufuka wa kilo 100. Wemera kwigira nge njyamo ku giti cyanjye, nzi ko ngiye mu kazi. Uri mu kiye gihugu? Nari ndi mu Rwanda, ndi kujya Bugande. Ni inzara nyine numvaga ari wo mupangu, ntarangamuntu nari mfite. Icyo ni icyambere. Kunyura ku mupaka ntago byari byemewe. Ubwo wenda yarafite izindi nzira nyuzamo, ariko ngi icyo mpfa nuko ndashaka yuko ndi bugere Bugande. Umufuka wa kilo 100 yahise agushyira mu modoka. Bashyize mu mufuka, baca ku munwa no ku mazuru, bafungura butu, banshyiramo, bahatse imodoka, turagenda. Banyura guhagana hese, bavuye mu gihugu hano? Bavuye aha bagenda mu muhanda. Aho nanyuraga hose simazi, nari muri butu umufuka. Inzira zose zibikiri bikigenda, nari nzi ko ndi mu munyenga wo kujya kwishakira akazi. Bakuriye ukiri naho. Ubwo rero abantu batwaye imodoka yari y'uwo mugabo? Oya, yari undi mugabo yazanye. Byumvikane ko yari meze nkaho yayikodesheje, azi icyaje gukora. Iwe yarazi umupanga njyanyeho. Ariko umushoferi nabonaga nuko ushobora gufata taxi vatira ahangaha, kavuga ati wenda ngeze ahantu runaka. Hanyuma ariko uwo nguwo yari kuri misiyo yanjye. Ubu ndimo ndibaza umupaka bamunyujeho nkawuyoberwa. Urumva? Iyo ni human trafficking y'urwego rwo hejuru. Iwe twaragiye nshiduka tugeze ahantu, nabonaga hameze nk'ahantu hari amazi ngutyo, ari umugende w'amazi ngutyo ukuntu. Duhuriraho n'undi muntu n'abandi babiri. Tuhageze
hanyuma baragenda baraganira, yari afite igipfunyika cy'ikinuzo cy'igishashi cy'umukara nk'ibi bintu bya Bugande, arakimuhereza. Amaze kukimuha aragaruka ati Imana izabane nawe, ati rwose ati zahirwe, njyana n'abo bantu babiri, iwe yigendera. Akunyuza mu mazi, tunyura ahantu ku mazi, gutya turambuka, abo babiri nibo banjyanye, iwe yisubirira inyuma. Ariko icyo gihe imodoka yasubiye i Kigali, yahise igenda nyine, bahita bagarukana baraza. Ikintu cyo kinyobeye ndimo kwibaza, ndibaza impamvu bagushyize muri butu, kandi kuva ahangaha ujya ku boda zose ntabwo wabaza ibyangombwa. Nkibaza impamvu bagushyize muri butu yari iyihe? Ni ukugira ngo atazabonwa na rimwe yuko yari ari kumwe nawe. Yego, byashoboka iwe mupangu we wari mugari, ariko mbivugiye ko umbajije ibintu bitatu, ibindi ni ubuhamya. Ntabwo tuvuga ibintu twumvanya abandi. Ntabwo Imana barakorokeye ibi ngibi ngo uvuge ngo ni amaboko yanjye. Oya. Ntabwo ari amaboko yanjye, si n'amaboko y'undi muntu, ahubwo ni amaboko y'Imana. Ariko nanone hari igihe Imana igira ibintu tukabinyuramo, ikabiturindiramo, kugira ngo igihe nk'iki tuzabivuge bigira abo bikiza. Ni bwa buhamya bwo kugaruka gushima wibutse iby'Imana yakoze. Haleluya. Kino cyumvishije ndavuga iyo neza n'ukuri. Ngaha ku neza y'Imana turi no kunagana ku musozo, abantu babashaka babahamagara, aba n'abanyamasengesho bakaba n'abahanuzi. Abangaba banakugira inama, buri kintu cyose babakeneraho bagufasha. Niki musoze nyine mutubwira ntacyo kuri iyo neza? Ikintu cya mbere nava kuri iyi neza, nanone iyi neza yageze ku muntu bita Morodekayi. Imaze kuhagera, hari umunsi yamugezeho, ni umunsi umuntu bita Hamani yari yavuze ati wowe Morodekayi, bitewe no kunagasuzuguro kawe, bikanga kujya unyunamira ugapfukama, bati mwebwe mwese nanze urwandiko, Abayuda mwese wo muva mukagera, uyu munsi mugomba gupfa. Iyo neza imaze kuhagera, ituma igera ku mwami bita Yesuwerusi. Imaze kuhagera ngo ituma ku muntu bita Hamani, aramubwira ngo ese umwami akunze kubaha bamugenza gute? Umva ya neza hano yanyuze ku mwanzi wari ugiye kubamba Morodekayi, nawe ahageze aravuga ngo uwo umwami akunze kubaha rero. Bati icya mbere bafata ikanzu nziza y'umwami bakayimwambika. Icya kabiri uwo munsi umwami akuramo impeta nayo akayambara, agafata ya farashi ya VIP akayimushyiraho, hagafata bande muzike ikagenda icuranga ivuga indirimbo imwe umujyi wose, igihugu cyose kikazengurukwa, bavuga ngo umwami akunze kubaha, dore uko bazajya bamugenza. Hanyuma ngo umwami abyumvishije, bitewe n'ineza yageze kuri Morodekayi, aravuga ngo uko ubivuze hatabuzemo na kimwe, genda ubikorere Morodekayi imwe wo ku irembo, sha wa wundi wari uzi ko ugiye kwica. Ahantu neza y'Imana yageze, yaca ku mwanzi wawe, yaca ku murozi ukuroga akakuberiza umunyezamu, agakurinda abajura. Wari ubizi? Ineza y'Imana ishobora kubona ko abajura bari bukwataka iryo joro, igahagurutsa umurozi akarara azenguruka urugo rwawe. Wa mujura yaza agahita avuga ati yewe, bati wa muntu arara hanze. Kuva uwo munsi nta muntu witwa umujura yazongera kuza mu rugo rwawe. Icya kabiri, ineza y'Imana iragenda igera ku muntu bita Dawidi yiberaga mu ishyamba, atazwi, nta muntu umuzi, yibereye hepfo iyo sha Hirodebari, hepfo iyo ngiyo, atazwi, nta sura afite, nta kugaragara. Noneho ngo ineza y'Imana imugeraho, uko ari mu ishyamba akicurangira, ngo Imana ikamanuka mu giti, ngo ikota umuriro, ikavuga ati kano gahu gafite amavuta. Ineza y'Imana ngira akamanukira, ngo ihita ituma umuntu bita Samweli, iramubwira ngo genda uhagere, numara kuhagera wimike umwami. Ngahageze ngareba Bashama, ngaraba Abenadabu, ngaravuga ati abantu uko mbona ari nkorokorora, wabasukaho amavuta. Kumva nkubwira ineza y'Imana, yarageze kuri akaru k'insuzi wakari hepfo iriya,
iyo ineza y'Imana yaje ntabwo ireba akavukire uvukamo, iyo ineza y'Imana yahageze ntabwo ireba umuryango uturukamo, iyo ineza y'Imana yahageze ntabwo ireba muvukana, ineza y'Imana irakuzira ku giti cyawe. Hanyuma ngo ineza y'Imana izira umuntu bita Dawidi, ngo iramusanga hepfo iriya mu ishyamba aho yigishwaga n'abamenjamini kurashije itopito. Haleluya. Yego, Dawidi yiberaga hepfo iyi yiga kurashije itopito, abamenyamini bamwigisha, aravuga ati nanjye ndabizi ko ineza y'Imana iri kuri njyewe. Nibwo yanditse Zaburi nziza, haravuga ngo amajwi y'amazi menshi, ngo umuraba uri ukomeye hejuru y'inyanja, aravuga ngo Uwiteka uri hejuru ya byose abirusha imbaraga. Ahangaha yarumvishe ineza y'Imana, hanyuma ineza y'Imana iramugendera, ava mu ishyamba abaye umwami. Abantu bose bari bazi ko bitazemera. Ineza y'Imana igera ku muntu wita Esiteri, yambaraga ibishuko bigera ku birenge, ari hepfo iyo ngiyo, ari mu kibaya afite uburimiro. Uburimiro urabuzi? Uburimiro urabuzi? Uburimiro urabuzi? Kumwe umuntu avuye guhinga bimwuzuye kunuza, afite ngo n'uburimiro asha. Abandi bakirirwa bakaraba mu gitondo, bisiga ikirungo, parufe za sweet love bagenda bazigura hose aho bageze. Ariko ineza y'Imana igeze kuri Esiteri, niyita ngo afite ibiguti, agira sezerano byahe kugera mucanze. Turashimira Imana ko ineza y'Imana yageze ku muntu. Erega mukozi w'Imana, ineza y'Imana kuri Dawidi, tusubira inyuma. Dawidi ineza y'Imana yamutoranyije ataranavuka. Muranshotoye. Buriya yari bucura, yari uwa nyuma, ntabwo ari igihangaye cyane cyo kujya mu ntama, ariko kubera ya neza y'Imana Dawidi ni wahindutse. Buriya Dawidi yatoranyijwe kera, ntabwo ari ibintu byaje gusa. Akivuka Imana yari yaramutoranije, kuko iyo ukurikira urugendo rwa Davide, ineza y'Imana yagendaga ibana nawe. Urugero, reba kugira ngo Imana imurindire kwa Sawuli sha, ariko none ikoresha umwana we. Ineza y'Imana ikoresha umwana wawe akaba inshuti y'umwanzi wawe, kugira ngo amurokore. Ineza y'Imana iyo yakujeho, unesha ibihangange byananiye abandi, ariwe Goliyati. Ineza y'Imana rero yabanye na Davide kuva akiri mutoya, akiri urusoro mu nda ya nyina. Imana yari imuzi, Imana yabanye nawe mu bigeragezo bikomeye. Kandi noneho wibuke Sawuli niba wagombaga ahubwo gufata neza Davide, niki cyatumaga mwanga? Rimwe na rimwe abantu bariho ineza y'Imana, hari n'igihe abanzi babo bigaragaza no kwihisha. Ari igihe umwanzi wawe akwihisha ntumumenye, ariko umuntu wiriwe ineza y'Imana, umwanzi we yivanayo akivamo. Haleluya, amen. Umuntu uriwe ineza y'Imana. Reka tujye kwa Yosefu. Yego, Yosefu niwe mugore wenyine njye nkunda kwivuga wari ugiye gufatwa n'umugore cyane ku ngufu, ariko aravuga ati umwitero ndawuta, ariko ngende nubwo najya mu gihome, ndabizi neza y'Imana indiho. Hari icyo Uwiteka twavuganye, hari ibyo ngomba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amen. Ineza y'Imana hajyana nayo mu gihome, asohoka nayo, harangije azamurirwa amapeti ari kumwe nayo. N'ubu ngubu turamuvuga, n'ubu turacyamwibuka. Bene se baramupfukamira ngo byari bya nkuko yari Imana yari yamweretse. Kambabwire bene data, ineza y'Imana niba iri kumwe nawe, witinya, wikuka umutima. Abo tuvuga ni abari mu byanditswe. Uyu mugabo yabonye ineza y'Imana ageze ku makoma, cyane. Uyu mugabo yabonye ineza y'Imana aho rukomeye. Ariko reka mbabwire, umuntu uriho ineza y'Imana ntabwo apfa gupfa. Umuntu uriho neza y'Imana ntabwo apfa guhohoterwa. Umuntu w'ineza y'Imana atabarirwa abandi bananiriwe gutabara. Imana ishimwe. Haleluya, reko sata. Imana yacu icyubahiro ni icyaha. Imana niyo gushimwa. Reka mbabwire bene data, mureke twese duharanire kugira ngo ineza itugereho. Haleluya, amen. Imana ihora iteza amaboko kugira ngo ineza buri wese ayakire, ariko abantu banangiye imitima. Mufunguke imitima. Kambabwire bene data, uyu yagurishijwe na mwene se cyane. Yosefu yagurishijwe na bene se, n'uyu nagurishwa na mwene se. Haleluya, bemera kimwe, basenga, buzuzwa, bavuga indimi cyane rwose, agurishwa na bene se. Ariko ineza y'Imana iragaragara n'ukuri. Byarashobokaga
yuko uwo mufuka utarenga umupaka ngo bikunde cyane byarashobokaga yuko yarenga n'umupaka bakamufatira ataragera n'ahitwa Mbarara Yego. ariko ineza y'Imana iramurinda arenga umupaka Hallelujah. iramurinda arakomeza iramurinda agera muri Mbarara irakomeza iramurinda agera aho barya abantu Imana ibana nawe ndibaza yuko ari umuntu wahindutse amaze kubona ibyo Imana imukoreye amen kaduhereza Imana icyubahiro niyo Icyubahiro Mana ni yakurinze rero niyo yatumye utiyahura yatumye niyo yatumye udapfa napfa niyo yatumye ubu ngubu ikugaburira ugasigaza cyane ubu usigaye sigaye nsigaza haleluya nambaye ikoti mu mibyizi yes kaduhereza ariko Imana icyubahiro ineza yawe ntawayirondora ineza yawe Mana ntawayirondora we ineza yawe ntawayirondora ineza yawe Mana ntawayirondora we uhindura ibihe we ntawayirondora ineza yawe Mana ntawayirondora we ukiza indwara we ntawayirondora ineza yawe Mana ntawayirondora we haleluya Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe Good Face TV turabashimiye cyane Imana ibahe umugisha ku bindi bisobanuro muhamagare kuri izo nimero muze rwose abantu babasengere muhezagirwe abakozi b'Imana